dufite umubare w'abantu bageze kuri Yorodani bandikwa mu bitabo by'itorero ariko batanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko n'impamvu yabahagurukije ntago yera. Kubera iki? Uko utinda mu cyaha, ugatinda mu manyanga, ugakomeza ukajijisha ngo uragaragaza ko wakijijwe kandi utarakijijwe, niko imbabazi z'Imana ziba zigenda zigera ku rugi zigendera. Umuntu akicara mu iteraniro nk'iri akaza kujijisha, abizi ko ari umusinzi, abizi ko ari indaya, ari umugome, arobanura abantu ku moko, ari umuntu utiringira Imana, ari umuntu wacanganyukiwe ku by'ijambo ry'Imana, umuntu abapagani nabo bavuga bati twebwe nubwo turi abapagani kanaka tumurusha gukiranukira Imana. Cyarangiza ngo araje ngo ategereje ngo imvura yitumba. Urategereza imvura yitumba se iyo umuhindo we warayibonye? Umurongo wa 18, ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira iki? Ifeza. Mu magambo make, yarabatijwe ategereza umwuka wera ngo winjire muri we, agira gute? Araheba. Iyo wabatijwe mu buryo butari ukuri, ukabatizwa mu buryo bw'imibare, ubatirijwe gukora ubukwe ngo wibonere umugabo, ubatirijwe kugira ngo unezeze shobuja azakwizere agusigire iduka, ubatijwe kugira ngo ushimishe mama wawe kuko mu minsi yashize hari ibintu by'amanyanga n'amafuti wakoze. Mu by'ukuri ntuhindutse, uragira ngo unezeze abantu. Imana ikigukorera ni kimwe. Muri uwo murima wahingishije amanyanga, Imana isezerana ko nta bijojoba by'umwuka wera bizawugwamo. Niyo mpamvu abantu bumiranye. Gukizwa ntabwo kubatse mu kirere, ntabwo kubatse ku marangamutima. Arangije abwira intumwa ati rero ndabazanira amafaranga. Arazibwira ati nanjye ni mu ubwo bubasha ngo umuntu nzarambikaho ibiganza azahabwa iki? Umwuka wera. Petero aramureba aramubwira ngo pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa iki? Iboneshwa ifeza. Ntabwo impano z'Imana ziboneshwa amafaranga. Ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye gukangisha amafaranga ngo itorero ry'Imana arifate mu biganza rikatisha uko ashaka. Kubera iki? Nta n'umuntu wagurira itorero. Kubera iki? Iri torero ryaguzwe amaraso ya Yesu. Igihe cyose abantu batazi inzira yo gushakiramo agakiza barayoba. Baramubwira bati pfana ifeza zawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa n'ifeza. 21, nta mugabane habe n'urutabe ufite muri byo. Yahise amwerura aramubwira ati nubwo wabatijwe nta mugabane ufite mu bantu b'Imana, nta n'umugabane ufite ku bigendanye no guhabwa umwuka wera. Kandi umuntu udafite iyo migabane ntashobora kubona umugabane wo mu bwami bw'Imana, kuko umutima wawe udatunganiye iki? Imana. Umuntu ufite icyo akora cyose mu rusengero, waba ujya ku ruhimbi, waba uri muri korari, waba uri umuyobozi, igihe cyose umutima wawe udatunganiye Imana uzahora uri umurima wumye. Ntabwo ibijojoba bya mwuka wera bishobora gusukirwa mu mutima wawe. Iyo wihannye ntibizabuza abantu gukomeza kukuvuga. Abantu bazakomeza bavuge yuko wataye. Abantu bazatangira nuhobera umuntu ku rusengero bati ko yatanze ubuhamya ko yari indaya akabahobera uriya mugore mucunge cyane. Abantu bazakubona uje kubyuma urimo kureba uko babicometse bahita bavuga ati mucunga aragaruka amena inzugi. Kubera iki? Iyo umaze kwihana abantu basigarana amateka ya kera mu mutwe, ariko Imana yo ibirebesha amaso yayo amateka mashyashya. Nta nubwo ari uburenganzira bwawe kugira ngo ujye gushaka amateka, ujye kuri za YouTube ubwira abantu ngo murabizi ko nari umusambanyi ngo ariko ubu narabiretse. Reka da. Imana biri muri gahunda yayo kuguhindurira imico ku buryo abantu bazabibona ko wahindutse. Twese turaba nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ubusambanyi buragutegesha imodoka ukagenda, urwango ruragutegesha imodoka ukagenda ukajya kuvuga amazimwe. Ibyaha bidutwara nk'ishashi iri mu muyaga. Gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, reka da. Nta wibatura ngo akugundire. Na mu gitondo babyukira mu mamesaje, babyuka bahamagara inshuti zabo, babyuka barimo gutekereza ibyo bari bukore. Abagerageza kwibuka Imana ngo bayiragize umunsi ni bake. Kwiringira TV,
Ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bashimire kurarika, twatangiye kugira abantu bicara hejuru. Imana ibaho umugisha cyane. Ejo rero tugomba gusumbyaho. Ikindi ni ugushimira korari imaze kuririmba. Imana ibaho umugisha. Buriya hari ibintu Imana ikora, kubona abantu baririmba neza, baziye ku gihe cyiza, bakambara neza. Ubundi ni ibintu bitajya bihura. Hari korari uzabona ubona iririmba neza ariko yambara nabi, cyangwa ubona iririmba neza yambara neza ariko ize ku gihe kitari cyiza. Bangahe bashimira iyi korari bavuga ngo Imana ibongerere rwose? Kiganza hejuru. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ndashimira kandi itsinda ry'abantu biteguye kubatizwa ku isabato. Imana ibaho umugisha. Ndabizi yuko turimo gukomeza dukora urugendo. Ndabizi ko muri iri teraniro harimo n'abandi uko bwije nuko bukeye ijambo ry'Imana ritsinda, ariko bakagenda babyimura ejo, ariko Imana ifite umugambi kuri buri muntu wese uraha. Ndashimira abizera turimo kubana mu gitondo. Teraniro rya mu gitondo ririmo abantu benshi cyane. Ugerageze nawe uzinduke mu gitondo ejo uze urebe uko bimeze, uzagira icyo wunguka. Muri uyu mugoroba ndagira ngo njye mbere mpa ikaze abavandimwe bacu turimo kwigana bari kuri YouTube, nabo tubahaye ikaze bantu b'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi nyuma y'izi ndirimbo n'ubundi ahangaha turi ni mu itorero rya Nyarubande, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, turi Musanze. Tubahaye ikaze kandi Imana ikomeze kubana namwe. Uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza nifuza yuko twigana, gisaba gutekereza cyane no gusengera mu mutima, kandi nkaba nsaba Imana ngo ize kudufasha kugira ngo umugambi wacyo twese tuwutahane. Icyigisho cy'uyu mugoroba gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amahame gukizwa kugize gute? Kubakiyeho. Gukizwa ntabwo kubatse mu kirere, ntabwo gukizwa kubakiye ku marangamutima, ntabwo gukizwa kubakiye ku marira y'umuntu urira, ntabwo gukizwa kubakiye ku kuniga ijwi, ntabwo gukizwa kubakiye ku matitire umuntu afite ngo wumve ko umuntu niba yitwa potere, yitwa revera, yitwa pasitoro cyangwa padiri bivuze ngo umugezeho waba ukijijwe. Hoya, gukizwa ntabwo kubakiye kuri logike z'abantu. Gukizwa kubakiye ku cyo Kristo yakoreye i Karuvari, kugahamywa n'ijambo ry'Imana. Kuko ibyo rero agakiza kaba kari hariya, kaba kawe iyo urambuye ibiganza byawe ukagira gute? Ukakakira. Tugiye kureba ingero muri Bibiliya z'abantu bamwe barakijijwe birakunda, abandi barakizwa biranga. Abakijijwe bikanga niye mpamvu yabiteye, abakijijwe bigakunda niye mpamvu yabiteye. Turasoza dusaba Imana ngo natwe igire iki dukorera, kuko abantu benshi agakiza barakaririmba bakumva mu makuru ariko ntibakijijwe by'ukuri. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abantu bajya bibaza ngo agakiza ni iki? Agakiza ni wowe. Kandi gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukukwakira. None se imibereho y'agakiza irashoboka? Iyo uri muri twe birashoboka. Uyu mwanya tugushimiye yuko uri Imana yabanye natwe. Mu ndirimbo zitambutse waganirije imitima y'abana bawe. Iri jambo tugiye kubumbura si iryacu ni iryawe. Turakwinginze ngo duhuriremo nawe wewe waryandikishije. Hirya y'inyuguti zegeranye zikabyara ijambo ziba zirimo agakiza. Ubane natwe kugira ngo turambure ibiganza byo kwizera muri uyu mugoroba twakira agakiza kawe. Kandi abakijijwe by'ukuri ni nabo witeguye gukiza, ugiye kurinda kugeragezwa kugiye kuza mu isi kumeze nk'umutego. Yaba twebwe yaba abo tutarimo kwigana ariko turimo kwigana batari hano, ugira icyo ukorera umutima wa buri wese mu izina rya Yesu. Amahame gukizwa kubakiyeho.
Bibiliya igaragaza yuko igihe intumwa zatangiraga umurimo, Yesu amaze gusubira mu ijuru, umurimo w'agakiza warihuse. Icyo Kristo yakoreye i Karuvari bagombaga kucyamamaza. Abantu bagombaga kwemera Yesu wapfuye akazuka, noneho akinjira mu buzima bwabo akabaha ubuzima bushyashya. Kubw'ibyo rero ubutumwa bwiza bwatangiye kubwirizwa ahantu hatandukanye, yaba mu bakene yaba mu bakire, ndetse bwaragiye bugera no mu ngo z'ibwami. Tugiye kureba rero umuntu wa mbere waje mu by'agakiza. Hari abantu bagiye baza mu by'agakiza ntibikunde. Reka nifatire urugero ku muntu dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 9. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 9 haranditswe ngo hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni. Umukonikoni yabaga ari umupfumu, umuntu ukoresha imyuka mibi, umuntu ukontorora abantu akoresheje uburyo bwe bw'ubushukanyi budasanzwe. Abo nibo bitwaga abakonikoni. Uyu muntu rero Simoni w'umukonikoni yabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'Abasamariya. Yakoraga ibitangaza bakamukurikira bakamwemera, kandi yiyitaga umuntu ukomeye. Umurongo wa 10, abantu baramwumviraga kandi bamwitayeho rwose. N'uyu munsi niko bimeze. Tambutse ijambo ry'ukuri nta muntu uri bukurebe, ariko kora ibitangaza by'ibinyoma, koresha imyuka y'ubupfumu uvuge ngo urimo urazura abantu, garagaza yuko hari ibintu bidasanzwe ukora. Ujye kuri televiziyo na radio, abantu bazakwitaho ntibazakwitaho. Upfa gukubita nimero za telefone hasi kuri screen. Uyu mugabo abakomeye n'aboroheje baramugendaga w'inyuma bakavuga bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa igize gute ikomeye. Abantu bari barabonye Imana nta mbaraga ifite, ari we witwa imbaraga y'Imana. Icyatumaga bamwitaho rero nuko uhereye kera kose yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Abantu barabikurikiranaga. Reka ngire ikintu mbabwira, biragoye cyane ku muntu wimenyereje ibintu byo gukurikira abantu b'abapfumu, abantu ngo bakore ibitangaza mu izina rya Yesu. Biragoye kwicara ukamwigisha ijambo ry'Imana. Uyu mugabo abantu yabwirizaga bamaze kwizera ubutumwa bwiza. Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo. Abantu barabatizwa, abagabo n'iki n'abagore. Amen. Abantu babanje kwizera iki ubutumwa bwiza. Ntabwo umuntu akizwa mu kirere gusa, habanza ubutumwa bwiza ukizera ko ibyo buvuga ari ukuri. Barangije Filipo ababwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira n'ubw'izina rya Yesu. Bafata umwanzuro bagira gute? Barabatizwa. Abagabo n'abagore barabatizwa 13. Na Simoni ubwe agira gute? Aremera. Yabonye abantu bamushizeho, abona tekinike yakoreshaga abantu ntibazongera kumurangarira, abona systeme ya systeme y'uburyo yari yarubatse nta kintu izatanga. Arangije aravuga ati abakiriya banjye bose ko bakijijwe, nanjye wakizwa nkajya muri bo, ahubwo nkazashaka uburyo mu bukirisitu nzamuriramo bwa bupfumu bwanjye. Nongere mbabwire ngo uyu mushinga n'uyu mugambi yari afite, Satani yawugezeho muri iyi minsi yacu y'imperuka. Umubare munini w'abantu birirwa bavuga ngo barakora ibitangaza n'ibimenyetso n'ibiki byose. Uragenda umuntu baza akakubwira ati biriya bintu nibyo kwa sekuru. Sekuru n'ubundi yagushaga imvura agakubitisha abantu inkuba. Ugasanga ni imbaraga ziwabo z'ubupfumu yubakiyeho icyitwa ubukristo. Arangije aremera. Amaze kwemera kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Nawe yaragiye arabatizwa. Reka ngiye ikintu mbabwira, abantu bashobora kubatizwa bafite impamvu zitandukanye. Ubu turi muri iri torero, hari ababatirijwe ibyo bazi, hari n'ababatirijwe ibyo batazi. Hari abantu babatijwe ku gahanga babatizwa n'amazi adafitanye isano n'urupfu n'umuzuko bya Kristo, ariko baricara bakihumuriza, nanjye nzajya mu ijuru. Yesu yaravuze ngo uwizera akabatizwa niwe uzagira gute? Niwe uzakizwa. Ariko arangije arakomeza ngo utizera azacirwa w'iki? Iteka. Bivuze ngo iki? Uramutse ubatijwe ariko ntiwizere, ubu uzacirwa w'iteka byanga byakunda. Uyu mugabo rero abonye uburyo
Filipo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye abikoreshejwe n'umwuka wera. Umugabo arumirwa, nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana. Bemeye ibintu byo mu kirere? Oya, Bibiliya iracyagenda itubwira. Babanje kutubwira ko bemeye ubutumwa bwiza, batubwira ko bemeye izina rya Yesu, ndetse hano Bibiliya itubwira ko bemeye ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana. Izi ni impamvu nyamukuru gukizwa kubakiyeho. Noneho batumaho Petero na Yohana ngo baze. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza rero bahabwa umwuka wera. Umurongo wa 18, ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira iki? Ifeza. Mu magambo make, yarabatijwe ategereza umwuka wera ngo winjire muri we, agira gute? Araheba. Iyo wabatijwe mu buryo butari ukuri, ukabatizwa mu buryo bw'imibare, ubatirijwe gukora ubukwe ngo wibonere umugabo, ubatirijwe kugira ngo unezeze shobuja azakwizere agusigire iduka, ubatijwe kugira ngo ushimishe mama wawe kuko mu minsi yashize hari ibintu by'amanyanga n'amafuti wakoze. Mu by'ukuri ntuhindutse, uragira ngo unezeze abantu. Imana ikigukorera ni kimwe. Muri uwo murima wahingishije amanyanga, Imana isezerana ko nta bijojoba by'umwuka wera bizawugwamo. Niyo mpamvu abantu bumiranye. Gukizwa ntabwo kubatse mu kirere, ntabwo kubatse ku marangamutima. Umugabo abona nta mwuka wera, arategereza, araheba. Mwuka wera Yesu yavuze ngo iki? Bisaba umuntu guhuza n'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, gusenga no kuzamura imitekerereze yawe ikajya mu cyumba cyo hejuru. Ibijojoba by'Imana biraboneka kubera ko wamaze kwihana, wamaze kwatura ibyaha byawe, wamaze kwiyunga n'abo wahemukiye mu cyumba cyo hejuru, uba warasabanye n'abantu imbabazi, uba wumva uri umukandida w'ubwami bw'Imana. Mwuka wera bagomba kumanuka rero. Dufite umubare w'abantu bageze kuri Yorodani, bandikwa mu bitabo by'itorero ariko batanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko n'impamvu yabahagurukije ntago yera. Arangije abwira intumwa ati rero ndabazanira amafaranga. Arazibwira ati nanjye nimumpa ubwo bubasha ngo umuntu nzarambikaho ibiganza azahabwa iki? Umwuka wera. Petero aramureba aramubwira ngo pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa iki? Iboneshwa ifeza. Ntabwo impano z'Imana ziboneshwa amafaranga. Ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye gukangisha amafaranga ngo itorero ry'Imana arifate mu biganza rikatisha uko ashaka. Kubera iki? Nta n'umuntu wagurira itorero. Kubera iki? Iri torero ryaguzwe amaraso ya Yesu. Igihe cyose abantu batazi inzira yo gushakiramo agakiza barayoba. Baramubwira bati pfana ifeza zawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa n'ifeza. 21, nta mugabane habe n'urutabe ufite muri byo. Yahise amwerura aramubwira ati nubwo wabatijwe nta mugabane ufite mu bantu b'Imana, nta n'umugabane ufite ku bigendanye no guhabwa umwuka wera. Kandi umuntu udafite iyo migabane ntashobora kubona umugabane wo mu bwami bw'Imana, kuko umutima wawe udatunganiye iki? Imana. Umuntu ufite icyo akora cyose mu rusengero, waba ujya ku ruhimbi, waba uri muri korari, waba uri umuyobozi, igihe cyose umutima wawe udatunganiye Imana, uzahora uri umurima wumye. Ntabwo ibijojoba bya mwuka wera bishobora gusukirwa mu mutima wawe. Nuko rero bamugira inama, wihane ubwo bubi bwawe, kubera ko ntago yari yarihannye. Bamutegetse kwihana ububi bwe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe bibabarirwe niba bishoboka. Kubera iki? Uko utinda mu cyaha, ugatinda mu manyanga, ugakomeza ukajijisha ngo uragaragaza ko wakijijwe kandi utarakijijwe, niko imbabazi z'Imana ziba zigenda zigera ku rugi zigendera. Umuntu akicara mu iteraniro nk'iri akaza kujijisha, abizi ko ari umusinzi, abizi ko ari indaya, ari umugome, arobanura abantu ku moko, ari umuntu utiringira Imana, ari umuntu wacanganyukiwe ku by'ijambo ry'Imana. Umuntu, abapagani nabo bavuga bati twebwe nubwo turi abapagani
kanaka tumurusha gukiranukira Imana. Byarangiza ngo araje ngo ategereje ngo imvura yitumba. Urategereza imvura yitumba se iyo umuhindo yo warayibonye? Mwese mwarabibwiwe ko iyo ikimera kitabonye imvura y'umuhindo, imvura yitumba iracyangiza. Ntabwo Imana ishobora guha abantu umwuka wera ushyitse batarigeze bihana. Bamaze kumubwira ibyo, Petero aramubwira tumva, njyewe ndimo ndakureba uri mu birura, umeze nk'ikirura, no mu ngoyi zo gukiranirwa umeze nk'umuntu Satani yaziritse imigozi ku buryo no kwica bigoye. Simoni aramusubiza ati munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo bumuvuze. Hari abantu batinya iteka ribi rizababaho, ariko ntibatinya ububi bw'icyaha bafite mu mitima yabo. Hari abantu benshi atinya kuba yasambana ngo arware sida, ariko ubwabyo gusambana kumva nta kibazo. Hari abantu badatinya kwiba, batinya kuba Rwanda Revenue yabafata. Uyu muntu ntiyigeze anababwira ngo munsengere, ntiyigeze anababwira ati ndihannye. Oya, yitinyiye amateka gusa. Hari abantu batinya kurimbuka, badatinya gutandukana n'Imana bagiye gukora icyaha. Urugendo rwanyu ruragoye. Ndagira ngo mbabaze, munsubirize rimwe, uyu mugabo yarakijijwe cyangwa byarangiye byanze? Ni munsubize. Byarangiye byanze. Yabuze agakiza kandi yageze aho gatangirwa. Abantu bagiye kubura ijuru barageze aho ritangirwa. Umugabo wa kabiri tumusoma mu Byakozwe n'umwe igice cya 8 murongo wa 26. Umugabo wa kabiri ni inde? Ni umunyetiyopiya w'inkone. Umunyetiyopiya w'inkone, Bibiliya iravuga ngo bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugana Ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Kubera iki Imana yashyizemo utu tuntu? Imana ibiza umunyabyaha, ibiza inzira akatiramo, ikabizi n'umunyabyaha aho atuye. Niyo mpamvu ni ikosa kujya kureba abayobozi b'idini ngo babwire ngo nimumpuze n'Imana, Imana yaranyibagiwe. Ni ikosa rikomeye. Imana iratuzi, izi uko twambara, izi agahinda kacu, izi bitugora, izi aho tuba. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe Imana yavuze nzi igera muri 5. Nzi aho uba, nzi imirimo yawe, nzi aho utuye. Reka mbabwire, Imana yavuze ibintu byinshi cyane. Imana iratuzi. Filipo yarahagurutse aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma bintu bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye Yerusalemu gusenga, yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Byaramugoye kugira ngo abone iki gitabo. Byamusabye ibiguzi, bimusaba gushaka umwisiraheli wa kavukire kugira ngo azamuganirize, aba ari ujya kumugurira umuzingo. Yari yarakoze urugendo azi Yerusalemu, asanga abisiraheli ibintu by'Imana barabibambye ku buryo babigize ibyabo nta wundi wabibona. Ashaka ikintu kizima yatahana. Arangije aravuga tumva rero, ntago yatahanye ubutaka nk'uko Namani yabigenje. Muranyumva neza? Ntago yatahanye ikindi, yaragiye ashakisha umuzingo wa Yesaya. Arangije aravuga ati byanga byakunda, mfashe gahunda yuko ngiye gushakira Imana mu nyandiko zayo. Igitabo cy'uburezi kiravuga ngo umuntu ushakisha Imana mu mutima we wose, akasoma ibyanditswe byera yabanje gusenga, mu ijambo ry'Imana azahuriramo na nyiraryo. Umunyetiyopiya azahura n'Imana, ntazahura n'Imana. Byarangiye rero afata umwanya, igitabo aragisoma mu igare. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka, yumva wa muntu arimo gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma urabyumva? Yari arimo gusoma Yesaya 53. Igitabo cya Yesaya ni igitabo cy'ubuhanuzi budasanzwe kuri Yesu. Ariko reka ngira ikintu nkubaza, iyo uri mu ngendo, iyo uri muri gahunda zitandukanye, uracyagendana igitabo cyo gusoma muri taxi? Uracyagira igitabo cyo gusoma uri ku kazi? Uracyagira igitabo cy'ijambo ry'Imana usoma mu gihe ufite akanya? Gusoma kwawe kuzangana no kumenya Imana kwawe. Abantu barashaka gukizwa babyina gusa.
imbaraga z'Imana, ukabona umuntu arimo aravuga ngo Yesu ndamwumva mu kirenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu gatuza, ndamwumva mu mutwe, ndetse na hehe no mu kiganza. Abantu bakabyina guturuka mu gitondo paka nimugoroba. Ubwo ni ubujiji. Niba ushaka Imana, ijambo ryayo rifite ububasha. Bibiliya muri Yohana igice cya 14, Yohana igice cya 14, iri somo nifuza ko muzaza murisoma buri munsi. Umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Uburyo bwiza bwo guhamagara Yesu, uburyo bwiza bwo guhamagara Data wa twese bakaza bakabana nawe, biragusaba kugira inyandiko y'ijambo ry'Imana. Aha hanze hari umubwiririsha ubutumwa ibitabo uhari, ariko abantu aho kugira ngo buname ku bitabo baba bamusuhuza, komera amakuru, uyu munsi waje. Agaciro k'inyandiko muzakamenya ari uko inzara yateye. Abantu bazashaka ijambo ry'Imana nibazagira gute? Bazaribona. Wowe rero ubizi ko ushaka guhura n'Imana, itoze, gura inyandiko, gura Bibiliya, gura ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, gura igitabo cy'indirimbo, witoze. Umwanya uzamara imbere y'Imana uzangana n'umwanya Imana izamara muri wowe. Nshuti zanjye, baramubaza bati ibyo usoma urabyumva? Undi aramusubiza ati, nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Hari abantu bagura Bibiliya batayumva, hari abantu bagura igitabo batacyumva. Uzabimenye ko biri mu nshingano z'Imana kukoherereza umwuka wera wo kugusobanurira. Bigure nubwo utabyumva. Natwe tubabwiriza twatangiye dusoma tutagize gute? Tutabyumva. Twatangiye dusenga natwe tugasinzirira mu masengesho. Uzi ko hari igihe nasengaga nkimara kwinjira mu by'agakiza ntaramenya gusenga. Nasengaga nimugoroba nkashiduka nasinziriye, mu gitondo nabyuka nkibaza ngo ryasoje ntiryasoje. Nirirwanaga ikimwaro mvuga ni ndi umuntu ujya imbere y'Imana nkasinzira simenye n'isengesho kurisoza. Ariko Imana yaramfashije. Nkiri umwana natekerezaga nk'abana, nkareba nk'abana, ariko maze gukura mva mu by'iki? Mva mu by'ubwana, ubunza agaciro k'isengesho. Nshuti zanjye, baramubaje baturabyumva ati ntago mbisobanukiwe. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibintu yasomaga byari ibya ntama w'Imana wajyanwe ajya kubagwa. Bibiliya iratangaje. Amaze kumusobanurira, amaze kumubaza ati ibi bintu byerekeye kuri nde? Filipo aramubwira ati ibyo bintu byerekeye kuri Yesu Kristo. Yarapfuye arazuka, ubu yagiye hehe? Yagiye mu ijuru. N'uburenganzira bwawe kwakira agakiza. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi ngaya, ikimbuza kubatizwa n'iki? Amen. Ndagira ngo mbabaze, iyi nkone yari igiye kubatizwa mu buryo bwiza cyangwa butari bwiza? Musubize yego cyangwa hoya. Yego, yari agiye kubatizwa mu buryo bwiza. Yakoze urugendo ajya gushaka Imana. Amaze gushakisha Imana asanga amagambo bamubwiye ni meza, ariko bizaba byiza ari uko ayiyigiye ku giti cye, atahanye inyandiko, arimo arayisoma, asabye Imana ngo imwoherereze umusobanurira. Amaze gusobanukirwa ibya Yesu, amenye yuko Yesu yabatijwe mu mazi menshi, amenye ko Yesu yapfuye, yazutse, yasubiye mu ijuru, kandi Yesu yasigiye intumwa z'ububasha. Arazibwira ngo nuko mugende mu mahanga yose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemera mugire gute? Mubabatize. Uyu mugabo arangije aravuga ati ariko amazi ko ari ngaya. Yarabanje arayareba, ntabwo yatunze urutoki igikombe cy'amazi. Niyo mpamvu umubatizo wo ku gahanga utemewe. Niba warawubatijwe ukeneye kubatizwa mu mazi menshi. Umubatizo wo ku gahanga nta kintu usobanura mu by'agakiza.
umubatizo wo mu mazi menshi werekana ko umuntu bamushyize mu mazi yamurengeye apfanye na Kristo, kandi nk'uko Kristo yazutse nawe uwo muntu ubatizwa azukiye ubugingo bugize gute? Buhoraho. Mu magambo make, apfuye urupfu kugira ngo Kristo azimize urupfu rwe mu rupfu rwa Yesu, kandi azukanye na Kristo kugira ngo ubwo Kristo ariho ari mu ijuru, uyu muntu nawe abeshweho n'ibyazuye Kristo. Ngibwo ubusobanuro bw'amazi menshi. Uyu rero yarayitegereje, arangije aravuga ati dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo asubiza iyo nkona ati niba wizeye mu mutima wawe wose, bigize gute? Birashoboka. Kwizera Imana n'umutima wawe wose, udatinya abantu, udatinya ababyeyi, udatinya umugabo, udatinya umugore, udatinya amaso y'abantu, ugafata umwanzuro wo gushyira mu bikorwa icyo Imana yasabye. Arangije imbohira uyu mugabo aramusubiza ati yego nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajyana mu mazi, bombi mu mazi hasi, Filipo n'inkone. Filipo arangije arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda igize gute? Inezerewe. Mbere yuko ibatizwa nta munezero Bibiliya yavuze, ariko imaze kubatizwa umunezero uraboneka. Bivuze ngo umuntu ubyawe ubwa kabiri akakira agakiza abona umunezero yari yarabuze. Impamvu nta munezero ufite, impamvu iby'agakiza bitakunejeje, hari intambwe wagombaga gutera utateye. Nshuti zanjye, twanyaruka tukajya ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu n'umugabo witwa Sawuli. Uyu Sawuli mvuga ni Pawulo. Sawuli uyu nguyu, i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9:10. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati Ananiya. Ananiya nawe ati karame mwami. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Amen. Ikibazo ni iki? Pawulo yari asanzwe asenga? Ntiyari asanzwe asenga. Pawulo yari afite uburenganzira, yasinyiwe n'abayobozi b'idini, yajyaga ayobora gahunda zimwe na zimwe zo mu nsengero. Pawulo yari umuhanga mu bya Bibiliya, yari amaze igihe yarazengurutse ku buryo bari baramuhaye icyangombwa ko ari inyangamugayo ugereranyije n'amategeko y'abatambyi. Ariko iyo myaka yose yasenze, ijuru ryabaraga ko atagize gute? Atasenze. Noneho igihe Pawulo yahuriye na Yesu, agatungurwa n'umucyo ukomeye, Sawuli akikubita hasi, agahuma, akagenda akamara iminsi 3 atarya atanywa. Imana yohereje Ananiya kujya kumureba. Imana yari izi karitsiye Sawuli arimo, izi naho ari. Imana ibwira uyu muntu ngo genda kuko barasenga. Kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga. Iyo wihannye ntibizabuza abantu gukomeza kukuvuga. Abantu bazakomeza bavuge yuko wataye. Abantu bazatangira n'uhobera umuntu ku rusengero, bati ko yatanze ubuhamya ko yari indaya akabahobera uriya mugore mucunge cyane. Abantu bazakubona uje kubyuma urimo kureba uko babicometse, bahita bavuga ati mucunga aragaruka amena inzugi. Kubera iki? Iyo umaze kwihana, abantu basigarana amateka ya kera mu mutwe, ariko Imana yo ibirebesha amaso yayo amateka mashyashya. Nta nubwo ari uburenganzira bwawe kugira ngo ujye gushaka amateka, ujye kuri za YouTube ubwira abantu ngo murabizi ko nari umusambanyi ngo ariko ubu narabiretse. Reka da. Imana biri muri gahunda yayo kuguhindurira imico ku buryo abantu bazabibona ko wahindutse. Uyu mugabo witwa Pawulo, uyu mugabo amaze kuvuga gutyo, Imana iramucecekesha. Umwami aramusubiza ati genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranyirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli, nawe nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu,
amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data. Amen. Wa wundi wajyaga ubona nk'umugome, wa wundi wari ufiteho amakuru y'uko ari umugome, ndetse aramutse abonye abantu yazanywe n'ubumaneko, Mwuka w'Imana yabwiye uyu muntu witwa Ananiya, aramubwira ati uyu nguyu muhuje data wa twese wo mu ijuru. Amubwira ngo mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo, uwo mwami Yesu arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Amen. Umunyabyaha ushaka Imana, wamaze kwihana, wamaze kumenya ububi bwe, Imana ikimukorera cya mbere irabanza ikamuhumura, akamenya ibibi yakoraga, akamenya ibyo Satani yamuteze, akamenya amateka ye y'umwanda. Yarangiza Imana imaze kumuhumura ikamwereka ko yamubabariye, yarangiza ikamuha umwuka wera. Umurongo wa 18, uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka. Amaze guhumuka arahaguruka, afata umwanzuro ku giti cye, ajya kugira gute? Ajya kubatizwa. Nshuti zanjye, umubatizo ni ikintu gifite agaciro mu buzima bw'umuntu. Umubatizo ni imbaraga igarura ibyari byarazambye mu muntu. Umubatizo ni isezerano ry'umutima uticira urubanza. Umubatizo ni ikimenyetso cy'uko umuntu Egiputa yisize inyuma, noneho amaso yarimo kuyarebesha i Kanani. Ariko umubatizo nyawo ugomba kugira ibimenyetso biwubanziriza. Pawulo arangije arabatizwa, amaze gufungura abona intege, amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Kubera iki yamaranye nabo iminsi? Ngo Imana yaramurebye ibona akeneye uburere bwo mu itorero ryayo, imwohereza mu itorero. Yahamaze n'igihe kigera ku mwaka abana n'ab'itorero, ngo atozwe kubana n'abantu, abwirwe gahunda z'abigishwa ba Yesu, amenye uko umuntu w'Imana abwiriza, amenye uburyo umuntu arwanirira Imana ishyaka ariko riva mu bwenge. None uyu munsi wa none umuntu aragenda yamara kubatizwa akagenda ntazagaruke. Uburere bwawe bw'iby'agakiza Imana yabushyize hano mu itorero ryayo. Niyo mpamvu dufite abantu bagumye kubibikuri mu Mana. Impamvu ni iyihe? Banze kuza mu itorero ryayo. Igihe Bibiliya itubwira neza ko umugaragu mwiza n'iki shebuja azamushimira, nuko yagaburiraga abo mu rugo rwe igihe igaburo igihe cyaryo. Mu magambo make, mu nzu y'Imana hari ifunguro rigomba gutunga umuntu wese ubishaka. Niyo mpamvu ukwiye gusaba Imana, ntujye uza ku rusengero ari uko wafite gahunda gusa, hari ukuri buririmbe, hari ukuri bubwirize, hari ukuri buyobore. Bibiliya itubwira ko Simeyoni yajyanywe n'umwuka mu nzu y'Imana, ageze yabona Yesu mu maso. Iyo atazi urya munsi byari kuba birangiye. Hari umunsi uzasiba mu materaniro, ibyari kuzatuma agakiza kawe kabona ishyikizo, urufunguzo, uwo munsi ukaruhabwa kugira ngo uzarukinguze winjira mu ijuru, bikagucika kubwo gupinga amateraniro kwawe. Abamwumvise bose barumiwe. Bamwe bati uyu si we warimburaga i Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe abashyira abatambyi bakuru. Ariko Sawuli ntabwo yigeze yita kuri ayo magambo y'abantu cyangwa se abamupinga cyangwa baheranwe n'amateka ya kera. Bibiliya yanjye iravuga ngo ariko Sawuli arushaho kugwiza iki? Imbaraga. Kubana n'abantu b'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, kugira umuhamagaro, kuba umuntu uzi iyo wavuye n'aho ujya, kuba umuntu utari inka ikurikira izindi. Uyu mugisha watumye Pawulo ahinduka umuntu udasanzwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Yesaya igice cya 64 umurongo wa 3, ijambo ry'Imana riradukangara muri uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana riratugira inama muri uyu mugoroba. Wowe uramutse ubishaka ubiha agaciro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Yesaya 64 umurongo wa 3, igihe cya Yesaya cyari igihe kigoye nk'uko igihe cya Yesu cyari kigoye, ariko igihe cya Yesaya kirasa n'iki gihe cyacu turimo. Abantu baraza mu by'agakiza bataje,
abesikoro, abatubuzi, indaya, ibisambo, abantu bafite politiki icuramye bashaka guhirika za leta, abantu bishakira amafaranga, abantu bishakira gukurura abantu inyuma yabo, abo bose bagerageje kwambara imyenda y'agakiza, bagerageza gufata amatitire y'iby'agakiza, bagerageza kugendana ibitabo by'agakiza, ndetse bagira n'amagambo mu kanwa nk'ay'agakiza, ariko abakizwa ni bake. Yesaya 64:3, kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Imana yacu yo mu ijuru ibana n'abantu bameze gute? Yinjira mu mutima w'umuntu umeze gute? Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka yarangiza akabikora. N'abagendera mu nzira zawe ariko bakazigenderamo bakwibuka, abo bantu urabanezererwa. Ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa. Uko utinda mu cyaha niko uba ugenda witanangira. Uko utinda mu cyaha niko icyaha kigenda kiguhereza ikindi. Utangira ubyeta, gubyeta bikaguhereza ubujura, ubujura bukaguhereza ubwicanyi. Utangira urunguruka, kurunguruka bikagutera gukorakora, gukorakora bikaguhereza ubusambanyi, ubusambanyi bukaguhereza ubwicanyi. Ubu buri cyaha cyose utinzemo kizaza kikugira umuhanga muri cyo, kikwimure mu ntera kiguhereza ikindi cyaha. Uzasanga kwihana bigoye. Reka ngire ikintu mbabwira, twakoze ibyaha ndetse ibyo byaha twakoze twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa. Mwumve ikibazo Yesaya yari afite, ariko Yesaya arakomeza arangije aravuga ngo kuko twese twahindutse abantu banduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ubusambanyi buragutegesha imodoka ukagenda, urwango ruragutegesha imodoka ukagenda ukajya kuvuga amazimwe. Ibyaha bidutwara nk'ishashi irimo umuyaga, gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, reka da. Nta wibatura ngo akugundire. Na mu gitondo babyukira mu mamesaje, babyuka bahamagara inshuti zabo, babyuka barimo gutekereza ibyo bari bukore. Abagerageza kwibuka Imana ngo bayiragize umunsi ni bake. Yesaya yaratangaye. Nta wibatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. 7, ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi, twese turi imirimo y'intoki zawe. Turi ibyondo turi ibumba. Imana niyo yakubumbabumbye, niyo ibumbabumba ubuzima bwawe, niyo ibumbabumba amateka yawe, ni nayo irimo kukudodera umwenda w'agakiza. Nta kintu ushobora gukora udafite Imana. Ariko urabona udushuri ukayitera umugongo, urabona umugabo ukayitera umugongo, urimo urunguka udufaranga ukayitera umugongo, urimo uramenyekana ukabona imyanya muri leta ukayitera umugongo. Imana yacu ihora ikenewe, kuko byose bizahuhwa n'umuyaga, ariko Imana yo mu ijuru izagumaho kandi ikenewe. Uyu mugoroba iri somo murisurinye. Twakoze ibyaha kandi twabimazemo igihe kirekire. Uko utinda mu cyaha igihe kirekire, hari n'igihe kizagera gukizwa kwawe byange. Mu kanya twari kumwe n'abasore hano, umusore umwe aravuze ngo ntawe ugorora ikijumba. Hari igihe uzashaka kwihana, ushake kugonda imibereho yawe, usange byaranze. Uyu mugoroba ndakurarika ngo ujugunye umwanda, jugunya icyaha. Niba ushaka gukizwa byanyabyo, inzira ngizi. Wihisha ibicumuro byawe, jugunya inyigisho z'ibinyoma, fata umwanzuro wakira umwami Yesu. Nurangiza ufata umwanzuro wo kubatizwa mu mazi menshi, utangira imibereho mishyashya muri Kristo Yesu. Wowe wabatijwe
ukaba warabatijwe amazi menshi, ariko ukaba ari intambwe wasimbutse, urasabwa kwinginga cyane Imana ngo yakire kwitanga kwawe gushyashya. Bantu b'Imana, hari amagambo nifuza gusorezaho hano. Ni amagambo yantangaje. Igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Ni amagambo avuga ngo urugamba rwo mu buzima bwose. Mbese wigeze witegereza igisiga gihiga inuma y'inyamahoro? Akanuma katazi yuko gafite abanzi, karimo karaguruka ahantu hafi, gahuye n'igisiga. Ubwenge kamere bw'inuma bwayigishije ko kugira ngo igisiga kibashe gufata umuhigo wacyo, kigomba kugurukana umuvuduko usumba icyo gishaka gufata. Bityo rero inuma iraguruka igatumbagira hejuru cyane mu bicu by'ubururu, nyamara kandi cya gisiga kikiyikurikiye gishaka kuyibona, kuyifata urwaho ngo kiyifate, nyamara bikaba iby'ubusa. Inuma ishobora kurokoka igihe cyose itagize icyo yemerera kuyibuza gukomeza kuguruka, cyangwa ngo gitume isubira inyuma iguruka yerekeza hasi ku isi. Ariko iyi numa icogoye maze ikaguruka igana hasi gato, umwanzi wayo uba uri maso ayihoreraho. Inshuro nyinshi twagiye twitegereza uwo muhigo tuwitayeho, ariko kandi duhagaritse umutima, dufitiye impuhwe ako kanuma gatoya. Mbega uburyo byabaye ibintu bibabaje kubona ako kanuma gafatwa na cya gisiga. Imbere yacu hari urugamba. Mu ntambara turwana na Satani n'ibishuko bye. Mu buzima bwacu bwose umwanzi azakoresha igitekerezo cyose n'igishuko cyose kugira ngo ashyire ubugingo bwacu mu kaga. Kandi kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo, tugomba gukoresha umuhati wose tudacogora. Ntitugomba kurambika intwaro cyangwa ngo tuve ku rugamba tutarabona intsinzi. Kandi dushobora kuneshereza mu mucunguzi wacu. Igihe cyose tuzakomeza guhanga amaso yacu kuri inkomoko yo kwizera kwacu, akaba ari nawe ukunononsora, tuzaba amahoro. Ariko urukundo rwacu rugomba kwerekezwa ku byo mu ijuru aho kwerekezwa ku byo mu isi. Kubwo kwizera tugomba gukomeza kuzamuka tukagera ku rwego ruhanitse rw'ubuntu bwa Kristo. Kubwo kurangamira irarika rye ritagira akagero, tugomba kurushaho gukura buri munsi dusa n'ishusho ye y'ubwiza. Nitubaho dutyo dusabana n'ijuru, Satani azadutega imitego ye, ariko bibi by'ubusa. Amen. Iyi ni paji ya 90, ubutumwa ku basore. Nawe nikumeze, umeze nk'aka kanuma k'akanyabibazo kabonye igisiga kije, karavuga kati rero ubwo igisiga kirukanka kundusha, nidutambika igisiga kiranyica. Amayeri namwe, njyewe mu gihe igisiga gitambika, kubera yuko nta bindemereye, ngiye gukoresha tekinike yo kuzamuka cyane. Igisiga cyarakomeje kiratambika, kibona imbere, inuma ntayo kirimo kubona. Naho inuma yagiye hejuru y'igisiga kitabasha kugurukira. Igisiga cyaricaye kiravuga kiti iyi numa irancitse, ariko reka no kurambirwa, reka nkomeze ngurukire hano hafi, ntawamenya. Ka kanuma kageze aho karavuga kati hano ndimo kuguruka ko mbona nta mwanzi uhari, ubu noneho sinamanuka. Ngo akanuma karamanutse kagwa mu maboko neza ya cya gisiga. Abantu babyitegerezaga barababaye bati kariya kanuma ko kari kagurutse buriya kongeye gusubirira inyuma iki? Niki gitumye kongera kumanuka kazi ko umwanzi ugahiga ari hasi? Ngo byarangiye cya gisiga kirimo kurya kagaki ka kanuma. Nawe nikumeze, umeze nk'ako kanuma. Wigeze kwinjira mu by'agakiza, uvumbura ko Satani akurusha imbaraga, uvumbura ko Satani akwanga kurwanya, uvumbura ko ari ugukoresha ibyaha, uhungira mu Mana, utangira kuririmba ngo nzamura maze ngeraho wagize gute, wangeneye ku rugero rusumbyeho. Uko waririmba gusenga wiyegurira Imana uboneka mu nzu yayo, uko bucya bukira Imana yarakuzamuraga. Satani araguhiga
arakubura, agushakira mu burara arakubura, agushakira mu nyigisho z'ibinyoma arakubura, yagushakiye mu busambanyi no guca inyuma uwo mwashakanye arakubura. Ariko Satani aravuga ati nta kibazo, ndakomeza ntegereze, ntawamenya. None muri ino minsi umuvuduko mwawugabanyije, mwongeye mwasubiye mu matsinda apfuye, mwongeye mwicaranye n'abasinzi n'abanywi b'inzoga n'ibisambo, mwongeye mwatangiye gutera umugongo Imana, mwongeye gusenga mwabiretse, mwatangiye kubona yuko icyabirukankanaga kidahari, mugiye gucakirwa na Satani kandi kurokoka bizagorana. Saba Imana ihe imbaraga amababa yawe, iguhe kuguma hejuru. Ndasaba Imana ngo ibagenderere, ibakize, kandi agakiza kayo Imana idukure mu kibi tumazemo igihe. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. None muri uyu mugoroba hari umuntu wigeze kuguruka akaba yaramanutse, ubu ari mu buzima bwo kumanuka, agiye gucakirwa na Satani. Akababwira Imana ati Imana, nacitse intege, dore nasubiye mu kunywa inzoga, nasubiye mu gukandagira isabato, narongeye nsubira mu byaha nakoraga kera. Satani arenda kuntamira ngo ubuzima bwanjye burangize. Mana, ndakwinginze nsubiza imbaraga kugira ngo nongere nguruke. Niba muri uyu mugoroba uhari, ngwino dusenge. Imana irahari, yiteguye kuguha imbaraga. Kandi twe dufatanya kuririmba, aze yegere hino dufatanye. Abaririmbyi mushobora kuba mikrofone nabo bakadufasha, namwe babahe mikrofone dufatanye. Iyi ndirimbo ni indirimbo tugiye gusabiramo Imana imbabazi, tugiye gusabiramo Imana imbaraga, tugiye gusabiramo Imana kubohorwa no kubaturwa. Abaririmbyi muri aho mufate mikrofone namwe. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gukizwa bya nyabyo ntago byubakiye mu kirere, byubakiye ku cyo wakoze, byubakiye ku gufata umwanzuro wo gusaba imibereho ihindutse, byubakiye ku gufata umwanya umuntu akagira amahitamo yo kujya mu mazi menshi, byubakiye ku ijambo ryawe, byubakiye ku kwerera abantu imbuto nubwo baba bakuziho amakuru mabi, byubakiye ku kugirira imbaraga mu Mana no kuyihamya. Ubwo rero utweretse yuko uyu mugoroba dukeneye gukizwa. Buri muntu wese ku mutima we arakwereka ibitaragenze neza. Dushoje tumeze nka ya nyoni y'inuma
yageze aho igira ngo uwayihigaga yagiye, irangije iramanuka. Natwe Satani yatumanuye mu mahame tuyavamo, yatumanuye kugukunda ijambo ryawe, yaratumanuye kukuza gusenga, aratumanura ku bintu byose, atumanura ku mutima wo kwita ku bandi. Birangira turi mu biganza bya Satani. Turifuza kongera gukomezwa nawe, turifuza kongera kubobezwa kw'imitima yacu nawe, udusiga amavuta yawe. Twamaze igihe kirekire mu byaha, ndetse no gukizwa biragoye, ariko kuri wowe nta kigoye, ufite imbaraga zo kudukiza. Mpagararanye n'abana bawe bakwiyeguriye, wakire kwitanga kwabo, ubaha imbaraga. Kandi n'abari mu iteraniro batsinzwe bakaba bifuza iyi mpano yo kukwiyegurira, nabo uyibahe mu izina rya Yesu. Abana bawe biteguye kubatizwa ku munsi w'isabato, ukomeze ubabyare mu buryo bwa Mwuka Wera. Utsinde imitima ya buri muntu wese ugishaka kubakira icyaha ngo atakwiyegurira, ahubwo utunganye imitima yabo, ubahe kugera kuri Yorodani kandi uzabahe no kuyambuka. Mu izina rya Yesu tukwaturiye imbere y'uko twifuza kukubera abana, nawe uganiriza imitima yacu kugiye kutubera umubyeyi. Umugoroba utugibere mwiza, igihugu cyacu kirindirwe mu biganza byawe, abayobozi bacyo nabo bagenzerezwe gutyo, abayobozi b'itorero bagenzerezwe gutyo, imiryango twaturutsemo nayo iboneke mu biganza byawe. Udusiga ubwiza bwawe kugira ngo abatubona bamenye ko twahoze ku musozi w'umugisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.